ubu rero inzara igiye kunyica, ariko babivuze ukuri inzu nziza nicyo iririye gusa nk'umutamenya wanjye kuko mukubona gusa nta kintu kirimo cyo kurya. Noneho ejo nagize Imana mbona umuntu umpa agatsima, gusa noneho ndasaba hehe koko mwuka byara. God have mercy upon us. None rero ibintu byo gusaba si mfite amaboko, mfite ituza. Baragiye kunyica ariko babivuze ko umuruho byinesha umudamu, noneho babivugaga jye nkabyumva ariko ubu ndabyibona. Noneho ndasaba hehera. Sorry yo. Nta kibazo ariko Imana izajya igenda ishyiramo imiyaga mbona akazi. May God not allow them to kill you. Ya. Kaitasi kweli ngo neza hunze umujyi ku gahara yabaye itira amagare arampamagaye pe. Gusa ninde none? Alo? Alo? Bimeze bite se sha? Bimeze bite se gasukuwe? Cyane twaraburanye ariko nasigaye ariburishije. Ako gahara nawe ibintu ubu ko yasista wawunze umujyi neza kweri wagira ngo ukoze mecha. Ese ugomba ubane abajama bawe kweri? Nese usigaye bahe muri no minsi mwana. Uzungu bahantu ndi. Je nibereye mu biro yawe. Usigaye bahe? Ese mu biro barahaba ariko nawe rero muri no minsi magendo dutengu. Ndi kurya inkoko yanjye. Yesu. Inkoko yanjye ndayivanga n'umuceri. Bose sana zanzo document zuzuze. Ubundi ntereho sinyeho ubundi zijyana n'izo fomu kandi umenye ngo ibintu bigendeshe ku murongo. Okay. Ntawe undi se nawe ndi mu biro ariko ubu ngubu nyine nawe tuburanye ariko. Nese ubwo ngubwo urya inkoko kweri ukifata ukarya inkoko uzi ko turi aho ngaho gutyo gusa kumva wakonyegeza nawe kubita inkonji uruhara nkahita. Washakiraga iki se ubundi wowe ko numva warunzindukiye nk'umwaka wowe ko ariyo ya ko nakundi. None se mwana harano ari nkuboneye akaraka nyine nta kazi wawe kwita uzuga kwakwanye bwo ndumva uri mu kazi nta kandi kazi washaka. Akazi nagakora ariko kubera ko iyi business nkora yo mu biro ni yanjye. Njye mfite inganda nyinshi ariko ko kazi nako ndaje nagakora ukanda ngeze sha mwana ko aho rero ni hubera inshuti nziza mana. Umva nawe niba ushaka uzi ko ushaka ko kazi nyine nawe gerageza ukoresha uburyo ki bwose uraza wihuta nk'umurabyo. Ariko kanze ndebe mana, kanze ndebe inkoko yanjye we kado dani no nkoko mu nzu n'umuceri ndasanga ashwiteho n'agashiti. Wowe tutaha rwose tumvikane nyuma by'amezi wowe duteka ibijumba urya njye ndi inkoko n'umuceri. Okay ndaje mwana gaso. Wangahera ari nkurogoye nyine ndaje rwose ubufamu zo reka shyire mu ndagutegereje nahari bisawa sawa. Marabe shanje gutumika ku kazi ndako nari nihebye ngo ndi bubone icyo ndari ariko ndabona Imana ishyizemo imiyaga. Kangende ako afite inshuti nziza pe. Kazana imyenda ngende.
Aujourd'hui aussi, c'est un outil. Bimeze bite? Boso wana bimeze bite? We watinde gusa ubu watindijwe ni? Agamaye no gusaza babirimo. Se nta nubwo ubona ko nkuru. What? Hase kubera none ne giki kiguteye kugenda uvuga uwo muntu akuri mideni uwo muntu. Uhe muntu? Uvuga ngo what? Ahubwo ku kazi kariye. Ese uwo muntu wiri guririmba buri munsi what? Akuri mideni ngo mwishyure se numva nanjye nta dukere mfite. Nese nyuma yo kuninza utangiye no kunesha umutwe uzukunguna bita urushuka iturenga pfiriya mu gishanga. Tubikunda ariko jowe buka kuri inshuti yanjye. Ubwo wenda ngiye ako kazi. Akashabye by'ubushuti cyagona y'umuntu. Ndebye bushuti cyagona y'umuntu gusa ukumva bazaba bivamo buri gihe. Nese uko washaje ni ikibazo mwa. Ubwo byo gusaza ni usaje uzake passion sha. Ava nawe nturi gukura ntabwo uri gukura ujya hasi ahubwo uri kujya hejuru. Ngaho vama kwikorera niba utagashaka nkatwe. Vamo ni utwikorera niba utagashaka. Oya kazi ndagashaka. Nose ubundi hari ahantu hari itegeko. Ogabanya amagambo mubwira ukuntu gahunda zose. Ngaho mbwira rero. Nakundi nyine ubwo ngubwo reka nze tuzamukane ako nose ako kazi nako kugira utemwa. Kandi se wowe abasha kubizi. Kandi nabasha gira akazi kose akazi ngiye akazi rero kuno bintu bimeze. Bajyoza imyenda y'abana ubahehere bakorere buri kimwe cyose. Korope uteke uroze ibyombo. Ukazi se nakubasha cyane urakabasha. Umuntu w'umugabo nkanjye bazajya bakugabura agabanya amagambo shanda kuzi. Umuntu w'umusaza nkanjye nzahehera n'abana ko tugenda ariko mwana bitewe n'ubukene afite ndagakora. Kwihute rero n'udabasha. Bane regura inshuti nziza mana. Nusanga bagatwara ubwo ngubwo urasubira. We utangiye kwirukanka ari nge nari ngiye kwerekura akazi. Wahoze karunyita umusaza none ndi kugusiga kandi ari wowe musore. Uri umusaza wese ibintu byose babikora mekanike ujye gabanya aho ngaho shaka. Aho ugiye kwa akazi ngari. Ihute nyine uhanyirike nese ndi kuhareba wowe. Nta nubwo uzi no waza zagura marinete. Nese ubundi we ko tuta. Nese ubu ngubu bishatse kuvuga ko igihe twagendeye cyose nkubwa ngo dore ngaha ubu nahangaha cyane hari ubwo ngubwo nagariho. Wowe mbwira ko ako nawe umva mubwire. Niba twumvikanye tugomba no kumvikana ibintu byose. Ubwo ngo bakungurira akantu ntabwo ngiye navira amazi. None se mwana washaka nk'aka icyambere ntabwo ndi umugore ngo ndaguha ubiwaje. Ako se niwambwiye ko waruvuye mu biro. Zira dosiye zose wambariraga inkuru warondogoye. Ujya wowe reka ngende gukora ako kazi ako kantu ni ruswa uri kunyaka. Kandi igihugu cyacu ntabwo cyemera ruswa. Shyira hano mbose shyira hano. Wibuke ko iyo ruswa uramutse uyifashe nanjye uyiguhaye badufunga. None urabona ndi kubura izuba rimwe ngo nginduke. Wowe bagukatira sibyo? Ibaze imyaka 30 niba ufite nka 60 watugira hafi ijana. Rero genda shaka wabona nanapfuye ari ubwo bishatse kuvuga ko warangije kwibaraguza ngaho kiranga amafaranga. Iyo ni ruswa kandi ntabwo leta ibyemera. Sabwo ngubwo kamubwira ukuntu gahunda zifashe. Mushara mbere bazaguhebuza bari uwanjye. Uzaba ari uwawe? Uzaba ari uwanjye nyine nkishimwe mvumaye. Umva rero undangiye akazi ariko oya wizana byinshi. Umva sutantera umwaku nta nubwo ndanayabona sinzi niba bari bunaka. Mukugane dore mabuja ngubu. Okay ntare. Ngaho sawa ntare imwa. Sawa abo musaruro uzaba umenye. Niba wara utunuki. Turuka amaso. Yemwe. Ko banyoboyeho. Yewe uragenzwa n'iki hano? Reka tuvugana nice kuko nkoze urugendo runini. Wabuja rero hano barandangiye ngo muri gushaka umukozi. None rero ako kazi narinje kugakora. Ubuse uri umusazi uri muzima akazi babasha ni hakahe? Rero mabuja rero ntabwo bavuga ko ndi umusazi. Ahubwo rero nawe niwe wakwitwa umusazi. Bavuga umuntu urwaye mu mutwe. Ntabwo bavuga ndi umusazi. Akazi nakora nakoza ibyombo nakoropa nkateka. Rero ko njye nize no muri hoteli imwe y'Ibugesera kuri Nyabarongo. Iyo ni je nabishobora
nkaba nanakoza bibaye ngombwa niba na umugabo adahari. Akazi hano karahari ariko mfite akazi k'amasuku, gufura, koza ibyombo no guteka. Ubu se nawe ubwawe utifitiye isuku uragira isuku y'akazi ngiye kuguha? Ariko ziko nubwo uri kuvuga ngo nta suku iyi myenda yagiye iva mu bihumbi zavuye muri Dubai, nubwo uvuga wambaye imyenda myiza. Ubu rero ushaka akazi wakampa pe. Uraturuka hehe? Yewe nturutse mu gihugu cya Watermelon. Aho ngaho inangaha rero naherukaga mu bihumbi 2052. Rero hano nahari hashize igihe nyine, ahubwo wakazi wakampa kuko urumva hano mpaheruka mu mwaka nakubwiye. Okay, akazi karahari, reka mbanze ari byombo mba byo ngusuzumiraho, mbanze ndebe nurangiza kubyoza ndaguhumwe unkuburire ndebe ko amasuku yawe agenda neza. Gira nyine ubanze ubaze n'umugabo niwe mufu. Twara sidoro. Umutware yabyemeye, noneho reka nkuzanire akazi kawe gatangiye. Yumva ndegura umuntu mwiza. Ngaho bikoze ibyombo. Rebe uko akazi, reka nkubike ino varize yawe. Bikiro myenda kuko yaramenze. Sawa. Ibi ngo ntabwo byapfubusa we. Akira n'isabune. Sabune none ayibonye. Ubu akazi karatangiye. I want problems always. Abundi akazi rwose ndagashoboye. Le monde part en couille. What is this? Hey! Akazi nakabonye kawe kuri kugakora. Ubona ndi gukora neza. Icyambere watangiye ukomba amasahani. Icyakabiri dore ibyo byenda yambaye uri guhanaguza. Ibyo byombo umuntu yabiriraho. Dore agatambaro kagenewe guhanagura bakita suiveseri. Aka niko bagomba guhanaguza ibyombo. Suiveseri. Cyane su. Suiveseri, suve niyo bambara. Singi nambara subundi. Umva mabuja mubwiye ntubifate nabi sibyo. Bwa ako gasuzo nari. Urabona ibiryo ntago byapfa ubusanza, hari abantu bababaye benshi bashonye. Ntago iyo nza kwimena ari kunyirukana. Rero ibi byo kuvuga ngo nahanaguje iyi myenda ako ntunayisebye kuko ni imyenda irushiyo yawe agaciro. Rero nta suvu wari wamaye mpanaguze. Rero nakoresheje inaye nambaye. Ahubwo reka nisubireho. Okay, nta kibazo ngayisubireho, reka noneho guhumwe ubanze kubure hano. Turebe noneho ayiyo nayinenze ariko buke buhoro buhoro bizagenda biza. Nta kibazo rwose. Kambanze nunyuguza ibi byombo. Ayizi suve se zabo nkama abakire bagira ibintu byinshi. Suve. Reka nunyuguze wa. Yo by'amasuve se twebwe ko muri 2052 ko utabikoreshaga ntitwari turaba. Agatamba ntabwo nagahanaguza ibi bintu ndajya nkipfunisha. Aye mite bami. None se ikibazo suiveseri naguhaye guhanaguza iri he? Suiveseri irasove nabonye nanjye nari nkenye yo kwipfunisha. Navuga teka nje ngipfunisha. Hanaguze nibyo. No. Umare akakunaniye ndabona tutakorana neza agakunaniye. Reka kwibyawe wigende. Abona nako abingo urashize noneho. Data. Matisa
yawe genda mu gakomeza urugendo mereza vive sheri akira amasuru yawe nawe bakora akazi Alaikum wa alaikum maturura barakatuh.